muri uyu munsi wa none uko iminsi yisunika niko abantu turushaho gutekereza ko mu minsi iri imbere tuzaba turi gukingurirwa imiryango yo kugera ku byo twifuza. Aha harimo nko kugira amafaranga twifuza, gufata ubutegetsi, kubaka imiturirwa mu mijyi igezweho ndetse n'ibindi. Ariko kandi hari biba bikwiriye gukorwa kugira ngo umuntu abashe kugera ku ntego ze. Muri aka kanya tukuzaniye ibintu 5 ukwiye gushyiramo imbaraga kugira ngo uzabashe kugera ku ntego zawe. Iyi ni Menya Nibi Info, wibuke gukanda subscribe nimba ari bwo bwa mbere ugeze kuri uno muyoboro. Ikintu cya mbere ni ukwigirira icyizere, akanyabugabo cyangwa se kwiremamo imbaraga. Ibi byazagufasha kugera ku wo wifuza kubaho. Ikintu cya kabiri ni ukubaha cyangwa se kubana neza n'abantu. Kwigiranya kamwe muri sosiyete nta kintu byageza ku muntu. Umunyarwanda niwe waciye umugani aravuga ngo abagiye Imana inama irabasanga. Ikintu cya gatatu ni ugukoresha igihe neza. Ngira ngo murabizi yuko igihe cyagiye kitagaruka. Benshi bakunda kubivuga muri iyi mvugo ko igihe ari amafaranga. Nimba utakaje igihe uba utakaje amafaranga. Ibintu byakozwe mu kajagari cyangwa se utubahirije igihe nta nyungu ishobora gupfa kubonekamo. Kubahiriza igihe rero ni ibintu bikwiye kwitabwaho mu byo ukora byose kugira ngo ubashe kugera aho wifuza kugera. Ikintu cya kane ni ugukora cyane. Ushobora kuba wenda wifuza kuzaba umudogiteri, ariko ibi ntiwabigeraho udakoze cyane. Ngira ngo abanyeshuri barabizi ko umunyeshuri wakoze cyane ari utsinda. Gukora cyane rero ni ibintu bikenewe by'ingenzi byo kwitabwaho kugira ngo uzabashe kuba wagera aho wifuza kugera. Ikintu cya gatanu ni ukwiragiza Imana cyangwa se gusenga. Ibi ngibi bizagufasha kuba wagera aho wifuza kugera mu gihe cya nyacyo. Iyi ni Menya Nibi Info. Nimba ari bwo bwa mbere ugeze kuri uno muyoboro ntugende udakanze subscribe. Tukugezaho buri kimwe cyose amatwi yawe bakeneye kumva. Murakoze mwe twabanye, ciao ciao.